n'icyenda nubwo numva natangiye birofisha ariko nyine ubwo urumva za 2018 nibwo umuntu yari akihiringa umuntu agikoresha udutelefone n'iki ariko 2019 nibwo ninjiye mu mwuga wa comedy birofisha kabisa. Yes, 2019. Kugeza kuri ubu washize imyaka isaga 6 nimba itaranuzuye cyane ahubwo neza cyane. Iyo myaka yose umaze ukora sinema cyangwa umaze ukora comedy muri rusange ni ibihe bintu bidasanzwe cyangwa se ni ikihe kintu ubonye cyane muri comedy kurusha wenda uza kuba utaragiyemo cyangwa se ni ikihe kintu ubungukiye muri comedy cyane kurusha uza kuba utarabigiyemo utari kuzabona? Urumva kuba narinjiye muri uyu mwuga nyine ni ibintu byanyuze cyane kubera ko nagiye nungukira ibintu bigiye bitandukanye. Yes. Urumva nungukiyemo inshuti nungukiyemo abakire. Yes. Urumva ariko cyane nyine inshuti yes. Ndakubona narabikoze nyeka ko abantu tuziranye ubu ngubu abantu bamfasha mu buzima bwa buri munsi. Yes. Banarababonye tu wenda nshobora kuba ndi n'umukarani simbizi cyangwa yes. Ni ibyamaye connection. Yego. Kubera ko nanjye bakandika ahantu hose nuko wagira mbona amarembo akinguye. Yes. Twabonye cyangwa se abantu benshi cyane bazi ko cyangwa se bamenye ko bakuze cyangwa se bakumenye bazi ko ubita Clapton Kibonke ari we wagusupportinze arakuzamura. Ese yaba ari we cyangwa rundi ahubwo wakugaragaje kugira na Kibonke akubone agushire muri iriya comedy bayita gute niwe gikuru bayitaga neza cyane ni group yaririmo ba comedians batandukanye irimo bita umutaramo bita Nimoroje ndetse n'abandi batandukanye nawe ururimo ari iriya comedy bayita gute? Yes, Daymakers amakuru yayo bro cyabaho bimeze bite wana? Daymakers rero avuga ko ingira cyariho ariko izina riracyahari. Urumva izina riracyahari ifite na CEO ayo nyine ariko nyine urumva n'imyaka ibishize abantu bagiye batandukana bamwe bajya mu nshingano zitandukanye urumva. Ubu nahamya neza ko Daymakers ari itsinda rigikora. Okay. Izina ryo rirahari ariko ntabwo bakora kabisa. Yes. Makanika kuri kibazo ninkubaje gato cyane Kibonke yaba ari wowe gusupportinza kuzamura kugeza kuri urwego ugezeho uyu munsi none cyangwa harundi harundi kugaragaje kugira ngo Kibonke nawe akubone mu byukuri abe yashiraho nawe itafari rye? Ikintu gihari ntabwo hari ibyo yakoze hari yakoze buryo umuntu yeretse umurongo wenda mutungi urutoki ndavuze ati yes ureba uriya muhanda duce muri uriya muhanda iyo uciye mu muhanda rero niwo ugomba kwishakira amayira makwereka umuhanda. Yes. Ubu ugomba kwishakira amayira ashoboka yes kugira ngo ugere aho wifuzaga kugera. Yego. Yewe ikintu navuga aho ngaho ku bintu bijyanye na Kibonke rero. Yego. Umva nyine yaramfashije kuko ne muntu wanyereka inzira bwa mbere. Yego. Umwana mutanyereka inzira ariko wanakugeza aho ngubu navuga ko Makanika izina ryanjye riri navuga ko imbaraga ari izanjye imbaraga nyine ni amaboko yanjye n'amaboko yawe. Yes. Yego. Makanika usibye kuba akina comedy nigeze no kubona ko by'ukuri ufite indi mpano kandi impano nini cyane yo kuririmba byarangiye bite urabikora ese nibikora bigeze uyu munsi none abanyarwanda n'iki kintu bamenye ku yindi mpano ya Makanika idasanzwe yo kuririmba muri rusange? Kuririmba ntabwo nabiretse nkeka ko dufite gahunda yo gutangira kubikora neza muri nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu. Ndi kumva ngiye gukora ibintu byinshi cyane na mistake igomba kuza mu bintu ngomba kuba ndi gukora kuko namaze kubona ko ari ibintu byanjye kandi ntaho nabibonye. Yes. Gukina comedy gukina sinema muri rusange ubitangiye mu myaka itoroshye wabitangiye mu myaka mu byukuri abantu benshi batabyumvaga neza cyane cyangwa se abantu benshi batabyumvaga kimwe. Famille yawe mu rugo byari bimeze bite? Barabyumvaga hari support baguhaga nk'umwana wabo kandi ufite impano ari gukurikira byari bimeze bite muri rusange?
mu gutangira ntabwo byari bigoye cyane nk'uko mbibona nk'ubu ngubu kuko kirya gihe twari bake kandi urumva kirya gihe n'amasapoti yaragiye abantu nyine bari bagisapotingana bagifashanya nk'ubu twese turi muri kariyeri imwe ugasanga turi gupushingana ariko ubu ngubu byarahindutse cyane kuko umugabo asigaye yigira yakwibura agapfa urumva kandi imbere nyine iyo wasaga nyine ushoboye n'abantu bari bakiri bake bari batarazamo ari benshi urumva wabonaga nyine hari ubushake bwo kuba umuntu yagufasha ku buryo icyo gihe niyo umuntu wamubwiraga wapostingiye kano kantu yahitaga abyumva ko yaravugaga ati no muntu bino binarabikunda ariko ubu ngubu wana sapoti nicyo kintu gisigaye cyarabuze ahantu hose kandi gukora ikintu nta sapoti bisaba nyine ngo ube ufite ya mpano iri hejuru ku buryo iraza ihita yivugira ubwo rero ku gihe cya kera gitandukanye n'icy'ubu ngubu ubwo buryo ngenda ibonamo ariko wenda wabona abandi bo babona wenda ibyuba ari byo byoroshye ariko abantu by'ubu ngubu nsigaye mbona bikaze cyane baravuga ngo buri gihe n'ibyacyo wasanga icyo gihe so hanyuma kugeza kuri ubu ngubu ndakeka ko abantu benshi cyane bakunda kugushinja cyangwa se bakunda kuvuga ko mu by'ukuri nta cano yawe ufite muri rusange ushyiraho ibintu byawe kugira ngo kuko abantu benshi baragukunda cyane bakavuga bati akorera abandi ese icyo cyo ni iki wakivuga mu by'ukuri kuba udafite platform yawe ushyira ibintu byawe ukaba ugikorera abandi imyaka 6 ishize icyo nabivugaho makanika ikintu navuga kuri icyo rero urumva ibintu birahenze kandi ngiye ibintu bindi mu mutwe urumva ibintu bindi mu mutwe mba numva nakora nyine ni ibintu ngiye ku giti cyanjye nafitiye ubushobozi kandi nimba nafitiye ubushobozi hari abantu bafite ubwo bushobozi urumva kubera ko bugiye nkunda akazi kanjye bino bintu nanabikunda numva ko ari byo bintu nyine byanjye nkunda n'akazi kanjye urumva rero kuba ari nk'akazi ni ibintu nyine byimba mutu urumva rero umuntu ashobora makanika kuko adakora ibintu bye kandi impamvu ntabwo nanjye namba nanze gukora ibintu byanjye sapoti n'ubwo bushobozi biba bitaraboneka kandi ntabwo nahagarara bagomba mu minsi ishize icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane mu minsi ishize ubwo ndi kumwe na Grace cyangwa se Papa Sava mu kiganiro nawe nabimubajeho cyane arambwira ati buri impamvu ubona abantu benshi mu by'ukuri bataratangira gukora ibintu byabo cyangwa se bataratangira gukora ku ma platform yabo ati ibi bintu birahenda cyane so makanika niki ubona iki cyakorwa kugira ngo mu by'ukuri imyidagaduro mu Rwanda cyane sinema na comedy ubwo byose biri kumwe bibashe kuzamuka ku buryo mu by'ukuri na leta ishobora kuboneka ikaba yabishoramo kuko ndagira ngo mwibuse cyane cyaso nabizi ko mu bihugu byateye imbere muri za Nigeria ndetse n'ahandi hatandukanye imyidagaduro cyangwa se industry zaho za entertainment impamvu zo zikomeye nuko ari leta ibishoramo cyane so ubona iki kibura kugira ngo mu by'ukuri leta izere uruganda rw'imyidagaduro irushoremo namwe mutera imbere ubona iki cyakorwa muri rusange neza cyane none ikintu ngiye mba numva dukeneye nkatwe abantu dukora uno mwuga njye wenda kanihereho ku giti cyanjye n'ubundi ngenda mu muhanda urumva tuvuge wenda sifite cyane ikomeye cyangwa se nta kintu kigaragara nyine mfite ariko kugenda mu muhanda ugahura n'umufana wo kugira ngo byibuza gusapotinge ahubwo ugashaka ko ari we ugira gute ari usapoti nyine uvuga ati binkorere yego ugasanga twebwe noneho dusigaye twihisha kubera ko turabizi ku bwo bushobozi bari kuwutuma ariko twe ntabwo dufite yego njye n'icyifuzo cyanjye mba numva mfite urumva umuntu wese ukurikirana ibintu nyine nimba ukunda umuntu kuko ukunda n'ibintu bye hano rwagagombye kumusapotinga kuko kugira ngo aproducinge biriya bintu abiduhereze ni ubundi bushobozi biravuna cyane akigomwa kuko akunda umwuga we cyangwa gukora n'abikunze akigomwa ibintu byose ariko kugira ngo agushimishe rero numva nk'isagari nyine abantu b'abakire bakunda abantu bafite ubushobozi ariko nanone tugiye kuvuga ngo umuntu yisaka ibyo adafite abantu nyine babifitiye ubushobozi bakagiye basapotinga nyine impano zibumva bakunda tu niba Platino niba ukunda Nyatso urumva hari safari nyine wagakizaho
ibihangano byabo cyangwa ibikorwa byabo. Anyways, nago ubona ko mu by'ukuri kuba ibintu cyangwa se industry ya cinema muri rusange neza cyane ikubiyemo na comedy nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, industry nago ubona ko mu by'ukuri yaba ntabwo ubona ko yaba isubizwa inyuma no kuba idafite cyangwa se abantu babikora mu kavuyo. Ndaguha urugero, uyu munsi wa none umuntu azana seri akavuga ati iyi seri yayinyise wenda gutya na gutya, hanyuma iyo seri yamara gushutinga navuga nka episode nk'eshanu cyangwa se 10 agahita yikuraho akazana indi. So ntabwo ubona ko mu by'ukuri cyaba ari ikibazo gikomeye cyane gituma n'abanyarwanda badapfa kubikurikira cyane mu by'ukuri nk'uko bakurikira ibyo hanze, kubera ko akenshi bakunda gushinja iyi sinema yo mu Rwanda ko irimo akavuyo. Ntabwo ko nabyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri mwebwe muri rusange mukora uyu mwuga. Ikintu mbona urumva projet kugira ngo ijye ahagaragara ibashyizwe n'imbaraga zifatika z'amafaranga. Yes. Urumva n'amafigira dusigaye tubishyura. N'umuntu mu gihe twebwe twatigise inyenge umuntu agiye gutangira twaratigitaga ukaba wajya wafata nk'inyamirambo urumva